Hari ibihugu cyangwa amatsinda y'abantu bizera ko umuntu wapfuye ndetse byanamaze kwemezwa na muganga ko yapfuye roho ijya mu kindi kiremwa cyiza cyangwa kibi bitewe n'imyitwarire yagize muri ubu buzima. Urubuga rwa internet citrusel.fr rushinja abatizera gutekereza ko umuntu yaremwe nk'ibindi biremwa byose cyane cyane bihumeka. Kubw'uru rubuga ngo abapagane nibo batekereza ko iyo umuntu apfuye bitaba birangiriye aho ahubwo abahinduye imibereho. Urubuga ruvuga ko abapagane aribo batekereza ko niba umuntu yaritwaye neza ku isi maze akaza kuva muri ubu buzima yongera kuvukira mu wundi muntu w'ingirakamaro nk'umunyabwenge cyangwa umufilozofe, naho ngo witwaye nabi akazavukira nko mu nyamaswa nk'ihene cyangwa umunyorogoto. Kubw'aba bantu ngiyi akabaye impamvu nyamukuru yo kudahemukira inyamaswa, kuko igihe ukandagiye umunyorogoto nawe ejo wazawuvukiramo nawe ukazakorerwa ibyo wahoze ukorera. Ubasanze bazengurutse igicaniro igihe baba batwika umubiri w'uwapfuye, nta urira, nta witangiriye itama, no ku masura ubona ko nta urakaye. Ahari aha wakeka ko aba ari abantu babi cyangwa ari ibinya. Gusa bo bizera ko upfuye batandukanye n'ububabare bwo ku isi. Batwika umubiri w'uwapfuye ngo atagira agasigisigi ke kaguma muri ubu bubabare bw'isi, ndetse n'ivu rye rikamenwa mu ruzi rwitwa Gange. Uru ni uruzi rutagatifu mu Buhinde, nirwo ruzi rwa kabiri mu bunini muri iki gihugu. Uruzi rugabanya Ubuhinde na Bangladesh runyuze mu majyepfo n'uburasirazuba. Barwita rutagatifu kuko rubitse benshi. Ni nayo mpamvu inkengero zarwo arizo zituwe ku isi ugereranije n'izindi nkengero z'inzuzi ku isi. Inkuka yarwo ituwe na miliyoni 400 z'abantu, gusa ruri mu nzuzi 5 zanduye ku isi. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza uburyo Abahinde bizera ko umuntu adapfa ngo agende burundu. Bizera ko yongera kuvukira mu kindi kiremwa. Bizera ko roho y'umuntu upfuye ihita ijya mu nka. Kuri bo iyi ni nayo mpamvu inka ari nyamahoro cyane kandi kamirwa beza n'ababi nta kuvangura. Iyi myizerere mu Buhinde si y'ejo, kuko batangiye kuyigira Ubuhinde bugituwe n'abaturage babanje gutura Aziya bazwi ku izina ry'Ababorigene. Abanya-Irani bari bataraza mu Buhinde. Umwe mu bantu bakwirakwije imyumvire n'imyizerere wubashywe cyane mu Buhinde yitwa Yajnavalkya. Yijeje Abahinde ko iyo umuntu atwitse umubiri w'uwapfuye ibyumviro bye bitanu byigabanya ikirere. Icyumviro cy'ubuhumekero kijya mu mwuka, icyo kureba kikajya ku zuba, icy'ibitekerezo kikajya ku kwezi, icyumviro cy'amatwi cyo kijya mu isanzure mu gihe umubiri wivanga n'ubutaka. Abahinde bizera ko iyo tuvuye mu mwuka ubu bwoya dufite ku mubiri bujya mu mizi y'ibimera, imisatsi yacu ikajya mu mashami y'ibiti, mu gihe amaraso yacu ajya mu migezi. Benshi bibaza aho uyu muntu watatanye gutya abaherereye cyangwa aho yakwihuriza. Abafite mwene iyi myemerere bavuga ko aho uri hose n'icyo ukozeho cyose uba ukoze ku muntu, ari nayo mpamvu ibiremwa biba bikwiye kubahwa. Abagereki nabo bafite iyi myizerere, gusa kugeza kuri iyi saha ntibemeranya ku nkomoko yayo. Icyo bemeza nuko roho y'umuntu ibaho mbere y'uko wabaho ndetse akazapfa akayisiga. Umunyamateka Herodote yabyise metempsychose, iyimurwa rya roho iva mu kiremwa kimwe ijya mu kindi. Bose bahuriza ku kuba umuntu upfuye roho ye yimurirwa mu bindi biremwa nk'inyoni n'izindi nyamaswa. Gusa abagereki bo bavuga ko inyamaswa yakiriye iyo roho nayo ipfuye yaroho izerera mu isanzure kugeza igihe izabonera ikindi bikaba birangiye. Dore ko ku Banyarwanda uwapfuye roho imuvamo ikigendera. Abanyarwanda bayita umuzimu. Bavugaga ko abazimu bose bajya mu birunga. Umuzimu w'umuntu mwiza akajya mu kirunga cyazimye aho ajya guturiza.
naho umuzimu w'umunyamwaga akajya mu kirunga cyaka. Ibi abanyarwanda bagiye babyemezwa n'abakurambere, kuko nk'uko inkomoko y'ubuzima itavugwaho rumwe, ni nako indondoro yabwo itavugwaho rumwe n'abantu batandukanye, ndetse yewe ugasanga n'amaherezo ya muntu nyuma yo kuvamo umwuka akiri amayobera. Ibi abanyarwanda bo hambere babyumvaga vuba, kuko hari hataraza abazungu ngo babigishe iyobokamana, bababwire ko upfuye ajya mu ijuru cyangwa ikuzimu bitewe n'ibyo yakoze. Bamwe mu bakoze ubushakashatsi ku myemerere y'abanyarwanda nka Ruhumuriza Benyamini bemeza kandi ko abanyarwanda bemeraga ko umuntu agizwe n'ibice bibiri, umubiri ndetse n'igicucu. Bemeraga ko igice cyitwa umubiri kigizwe n'inyama, amaraso, amagufwa n'imyunyu itandukanye. Bakemera kandi ko ari cyo gice gisamwa, kikavuka, kigakura, kigasaza, kigapfa ndetse kikanabora. Abanyarwanda bemeraga ko igicucu, icyo bakunze kwita muri iki gihe roho cyangwa umwuka, aricyo kiva mu muntu agapfa, akaba ari nacyo abakurambere b'abanyarwanda bemeraga ko gihinduka umuzimu. Mu gitabo Ruhumuriza Benyamini yise Intambara y'Abazimu, avuga ko abanyarwanda bemeraga cyangwa bemera ko imibereho y'umuzimu itandukanye cyane n'iy'umubiri ukiri mu mwuka. Bemeraga ko umuzimu ashobora kugira ububasha bwo kwinjira mu nzu ikinze cyangwa mu mubiri w'undi muntu mutaraga, mu mubiri w'inyamaswa cyangwa umuntu wapfuye. Bemeraga ko umuzimu ashobora kwinjira mu kantu gato, kuzura mu kintu kinini, kujya kure mu gihe gito, kwambara urumuri nk'izuba, kuvuga cyangwa kumva indimi zitandukanye atigeze avuga akiri mu mubiri. Abanyarwanda bo hambere bibazaga aho umuzimu atura. Amoko atandukanye y'abatuye isi ntiyahwemye kwibaza indunduro y'ubuzima nuko bigenda nyuma y'urupfu. Bamwe bakemera ko iyo umuntu apfuye ajya ahantu runaka. Gusa ibi byakunze guteza impaka z'urudaca hagati y'abanyabumenyi bemera ikintu gishingiye ku bimenyetso bigaragara ndetse n'abagendera ku myemerere. Nubwo abanyarwanda bemeraga ko umuntu upfuye hari ahandi abagiye, ndetse bamwe bakanemeza ko ajya mu birunga, hari abo byasaga n'ibigora kwemeza neza aho umuntu ajya iyo yamaze kuvamo umwuka. Umwanditsi Ruhumuriza Benyamini avuga ko bamwe bajyaga mu mashyamba y'inzitane bakabona ibiti by'inganzamarumbu, bakavuga ko ari ho ababo bapfuye bajya, na cyane ko bashoboraga kumva amajwi akomoka wenda ku muyaga. Aha ngo hashobora kuba ari naho hakomotse kuziririza ibintu runaka no kubigenera imihango yihariye. Bakavuga ko kizira ku bwoko runaka gutema igiti runaka. Uretse n'ibiti, uyu mwanditsi avuga ko hari ibindi bintu babonaga bakabiburira ibisobanuro cyangwa bakabona biteye ubwoba, bityo bikitirirwa inturo y'abazimu. Atanga ingero nka bimwe mu bisimba, ibirunga, ibisozi birebire cyangwa ubuvumo. Aha kandi abanyarwanda bibazaga impamvu rimwe na rimwe ku marimbi y'abantu cyangwa ku bituro hajya hitora hakaka umuriro. Abahanga mu bumenyi bw'umubiri w'umuntu ndetse n'ubumenyi bw'isi bavuga ko ibibatsi by'umuriro ku marimbi cyangwa ku bituro bibonekaho ubutaka butwikiriye umupfu wamaze kubora, ari uko ubutaka buba butegeranye neza cyane ku buryo umwuka usohokamo. Ibi bibatsi by'umuriro biva kuri bumwe mu bwoko bw'imyuka iva kuri uyu murambo. Umwuka wa metane uba mu myuka iva mu mubiri waboze. Iyo metane ihuye n'umwuka duhumeka wa oxygene ikora ikibatsi cy'umuriro. Ibi bivuze ko niba imva iriho sima bigoranye kuba ikibatsi cy'umuriro cyagaragara. Ibi byose byagiye byizerwa ndetse bikavugwa n'abantu batandukanye hirya no hino ku isi. Buri ruhande rwavugaga ko rufite ukuri ndetse rufitiye ibimenyetso. Gusa kugeza ubu nta kimenyetso gifatika cyakwizerwa n'abantu 100% cy'inkomoko ndetse n'indondoro y'ubuzima.